Ibintu bimaze gufata indi ntera. Bruce Melody amaze kuba Bruce Melody nyuma y'igitaramo yakoze cyo kuri rino joro ryakeye. Ubu ngubu Bruce Melody muri East Africa yabaye Bruce Melody nyuma yo gushyira n'indirimbo ye hanze yari afatanyijemo na Diamond Platinum mu gihugu cya Tanzania. Ubu ibintu byamaze kuba ibindi bindi kuko Bruce Melody akomeje gukora ibitangaza. Munyakazi yabaye Munyakazi. So ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo ndi bwibandeho cyane, ahubwo ngiye kwibanda ku magambo uyu Diamond Platinum yamuvuzeho ubwo yari ari muri studio ziwe za Wasafi TV, ubwo yari ari kugirana ibiganiro bigiye bitandukanye n'iri tangazamakuru ryiwe. Murabizi yuko afite televiziyo hariya mu gihugu cya Tanzania, ndetse akaba yagiye amugarukaho kenshi cyane kuri performance yiwe yakoze, dore yuko n'ubundi bamubazaga ku bijyanye n'abastari babiri bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari we Bruce Melody ndetse na The Ben, kuko bose bakoranye amakorabo ndetse akaba ari indirimbo bose nziza cyane. Wakwibaza ngo rero byagenze ute ku buryo uyu Diamond ageraho agakurira isari Bruce Melody kurenza The Ben? Byari ikiganiro cyamaze amasaha abiri bari kugaruka ku muziki wa hano mu Rwanda, ndetse bagaruka kuri bino byamamare. Indirimbo yo mwayibonye irimo iragenda inazamuka mu buryo buri hejuru cyane, dore yuko ubu ngubu aho meruka kureba yari imaze amasaha 8 imaze kugira ibihumbi hafi 300 bya viewership. Bisobanuye yuko nyuma y'amasaha 48 cyangwa se 48 ishobora kuba imaze kuzuza miliyoni viewership ku rubuga rwe rwa YouTube. N'ahandi bacururiza imiziki naho iri kugenda izamuka mu buryo buri hejuru cyane. Diamond rero mu kiganiro yagiranye na Wasafi TV yavuze ati mu Rwanda abahanzi baho barakora cyane kandi baranakomeye, showbiz yabo iri kugenda izamuka ku rwego ruri hejuru, ku rwego rwiza cyane. Yego natwe hari icyo tubarusha, ariko rwose ntabwo bari kure yacu. Diamond nyine muramuzi nawe ashyiramo akantu k'agatwiko nyine, ariko ibyo yanavuze ni ukuri. Iyo urebye muri East Africa umuziki wa Tanzania n'umuziki w'abakongomani ufite ukuntu nyine wagiye ugakabamo ukuntu cyane. Abakongomani bo ntabwo n'ubundi wavaho, mbese ni nka kwa kundi nyine ukuruta ahora kuruta, nubwo nyine wamwigaranzura ariko n'ubundi ageraho akagaro nyine. Iyo bamushyize muri competition nyine bamuvuga nk'umunyabigwi, kuko aba ari umunyabigwi, aba afite ibyo yakoze. Ati yatangiriye kuri The Ben, yavuze ati kuri mushuti wanjye The Ben arimo arabikora neza, ariko performance yatweretse rwose ntago ikwiranye n'ibyo bari batwijeje n'ukuntu igitaramo cyari gikomeye. Ariko Bruce Melody yakoze iyo bwabaga, noneho kuri iriya ndirimbo rwose abantu bayakiriye neza. Ati uko byagenda uko ariko kose iragenda ijya mu nzira nziza. Ngayo nguko rero igisobanuro rero cy'uko Bruce Melody asigaye afite ibendera ry'umuhanzi mukuru hano mu Rwanda ntawe ubishidikanyaho, nta muntu bakirwanira nawe. Wabyanga wabyemera, wowe ufite uko ubyumva cyangwa uko ubyemera, Bruce Melody niwe usigaye uri top hano ku muziki wa hano mu Rwanda. Gusa iyo tuza kubona performance nziza ya The Ben, sibye ko Bruce Melody yarabivuze ati kugira ati bamwigane nuko hazaho igitaramo cy'umwaka utaha aribwo babasha kuba bakopera. Gusa
niba yabashije kuba yabibona, The Ben nawe agomba gukora ibintu biri karite, apana ibintu byo kuza apfunyikira abantu, agakora imyitozo myinshi akaririmbira abantu bakumva ijwi rye ry'umwimerere nk'uko Bruce Melody yabigenjeje. Ngayo nguko rero, reka nkwibutse rero utari wabasha gukora subscribe, ukora subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye biba biri kugenda bitambuka ku mbuga nkoranyambaga, haba ibya hano mu Rwanda, muri East Africa, muri Africa, muri za Europe, aho hose tugenda tukugezaho ibiba biri kugenda bitambuka tanu kwa tanu. Mboneraho nkwifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2026.